yafashwa ate? Uriya muntu yararimo twatangiranye yaje gusenga nkuko abandi baza gusengana natwe dusoje kuko n'ubundi yumvaga ari uko bimeze atameze neza. yego ubwo rero abaransanze ngo musengeyemo ni ibintu ari danje. yego mbona ibintu ni hatari ndapusa ngo ubite isengesho ngo bizisengesha ibimurimo bitangira kubangamirwa. yego niko rero kumva ziranduru niko kumva rura rusaku abirane ibyo twita amadayimoni abamuvugiramo ati turamwica twamutanzeho miliyoni twagiye muri Kongo tumuziza ko afite ubwenge urani dayimoni uba wimeninda cyangwa ubumena amabanga. yego ntumva ngize ubwo akagera kuri rwego rwo kumena amabanga angatwe basenga tuba turi mu nzira z'uko dayimoni ubwo atangiye kwimeninda akimena amabanga abari mu rwego rwo kuba yasohoka akava mu muntu. cyakora yego bive bikuze sozi ibi byuma mvugiraho sinje nubwo nanjye ari mu kuboko kwanjye ariko n'amaboko menshi hari abantu babigizemo uruhare ngo njye ndamusivuga butumwa yamye abadamu yamye abagabo yamye abasore ndabashimiye ku mugaragaro ndabashimiye kandi nzahora mbashimira. namaze imyaka asengera kamera asengera ibyuma ngo njye ndambutse ijambo ry'Imana kuri ndi umukristo hafi ya kenshi. ye mudamu ndagushimira Imana yagukoresheje ye mugabo Imana yagukoresheje nyira ndago muzakena ngo nuko mwasapotenze umurimo w'Imana kuri n'abandi Imana ikibagirira neza. uriya mugabo waruhunze amaze kugera kuri Dawidi yavuze ngo humura nabimenye ombiga niwo guhiga bayo twibanire. haleluya bayo twibanire kuko ndacyo nzaba ndi wisezerano ubw'Imana humura bizagira iherezo. nanjye mu ndego nakubwiye ngo ibyo bikwirukaho ibyo biguteye ubwoba bizagira iherezo. hari igideni guteye ubwoba hari igideni guteye ubwoba ukaba uri kure udasinziye uri kuryamira urubavu ukubama ukicara ariko ndaguha amakuru bizagira iherezo. bagusohoye mu nzu bizagira iherezo. bakurukanye ku kazi bizagira iherezo. bakwanze mu miryango bizagira iherezo. Dawidi amaze kumugeshereza wowe tace inama ariko abwira abatambyi atari ko n'inzara iri kundya kandi nabonye imitsima hariya yari imitsima iri kwitegurwa kuzamurikwa ku ruhimbi cyangwa se ku gicaniro. Dawidi arayifata yereraho n'abagaragu be baryaho. ariko uwa Mose Dawidi ngabasaba n'ingota ya Goliyati kuko yarebetse hafi aho abasaba n'imyambaro ya Goliyati yaratsinze ku rugamba arikomereza. Sawuli abarabimenye. Sawuli amaze kubimenya aba yahakandagiye amaze kuhagera yavangwa nabimenye mwene Yesayi yanyuze hano. kubera iki mwene Yesayi yanyuze hano mukamuha ko byo kurya ndetse mukanamusengera mukamubwira ibizabesho kubera iki mwabikoze? hagati aho umutambye bari bafashe ishingo n'abandi bakorana ku gicaniro bari bafashe ishingo bagira ngo bisobanure. Sawuli abamereye nabi abambere atangira kubeca. Bibiliya avuga ngo hari akagabo kitwa Dowegi. reka nze musome hano ku murongo wa 9 ngariko Dowegi umwedomu yari ahagaze aho mu bagaragu ba Sawuli asubiza umwami ati ndabonye mwene Yesayi aza inobo kwa Abimeleki mwene Abitubu ngo nuko amugishiriza Uwiteka inama. bana y'Imana kandi inshuti z'Imana oyo mugabo witwa Dowegi Imana imukurinde. Imana imukurinde azikuregana ndagumuguta Imana imukurinde. mu kazi hari abantu barekana. ingorane mufite mu kazi mwebwe mukora ingorane mufite mu bucuruzi ni ba Dowegi. abo batanga amakuru ya buri kamwe kose.
Bakunzi bandu Umukristo TV turabasuhuje aho muhereye hose mu Rwanda mu ntara enye abari mu mujyi wa Kigali. Reka dusuza abantu bari mu burengerazuba kuko ni naho icyicaro cya Ndi Umukristo TV kiba mu karere ka Rubavu, ni naho twicaye turi kumwe n'umuyobozi wa Ndi Umukristo bwana Pastor Labani Bizimungu, niwe uri imbere ya kamera agiye kutuganiriza. Ariko reka nkwibutse wowe utarakanda subscribe ugangu yikandeho udushyigikire. Wowe udasharinga ikiganiro niba kikuryoheye gihereza na mugenzi wawe kugango nawe akirebe, ugakanda na like, aho YouTube nayo ibibona yuko ibyo turi gukora muri kubyakira neza, nayo nyine ikatubona nk'abafatanyabikorwa beza. Yego, ubwo tugiye kwakira pastor wacu ugango abanza dutangiriza isengesho ugango Imana ituyoboremo iki kiganiro, noneho niturangiza anafatireho atugezeho ijambo ry'Imana. Amen. Cyangwa se tugezeho ikimuri ku mutima yaduteguriye, noneho nge aho ndaba ndi hano ndajya mvuga ngo amen. Amen. Nawe aho uri gira vuga ngo amen. Yego. Ya reka dusengerero. Mwami Imana yacu, Mana dukunda, turagushimiye cyane, izina ryawe niryubahwe. Wakoze imirimo n'ibitangaza ubana natwe, datusumba byose uratwemerera. Ushima ko twagera kuri uyu mwanya kwa amasano kuri minota. Mana turakunezewe cyane, izina ryawe niryubahwe. Amen. Data mwiza mwamoraho, ndagushimira ineza n'imbabazi zawe. Wakoze imirimo ubana natwe kandi uratwemerera Kristo mwiza. Ushima ko twagera kuri uyu mwanya kuri amasaha kuri minota. Mana turakunezewe cyane, izina ryawe nirahabwe icyubahiro. Amen. Girira neza abana bawe bashiki bacu bene data badukurikiye hirya no hino mu Rwanda ndetse mu mahanga mu bihugu bitandukanye. Kristo mwiza mwadukunda, mboneyeho gusengera babashiki banje ba bene data dukominikana kuri WhatsApp mu buzima bwa buri munsi, babarwaye barya badusaba gusenga, babandi dusura, babandi baza bakadusanga ngo tubasengere. Data abo ngambo no yakubasengera mwadukunda, abakobwa babasore bya bindi byose tuziranyeho mu buryo bwo gusenga. Data ndabasengeye kubye neza n'imbabazi zawe kugira ngo utindane nabo, ubabere Imana, ubabere umucyo, ubabere ibyiringiro. Ineza n'imbabazi zawe Data bizamwa mudukunda bigumane nabo. Nasomye ijambo rirambwira ngo nemusaba muzahabwa, nemukomanga ku rugi muzakingurirwa, kuko usabye wese ahabwa, nukomanze akingurirwa. Ijambo rya Yakobo rirambwira muri Matayo, rirambwira ngo atase ko muri babi mukamenya gw'abana banyu ibyiza, ngo none so mu ijuru ndazahereza ibyiza ababimusabye. Niyo mpamvu aka kanya Data twese mwamudukunda senze nizeye mu izina ryawe ryera, gira ngo ukore imirimo kuri babashiki bacu mu izina ryawe ryera, kuri ba bene Data ibyo bagusaba urabizi. Data usumba byose kandi ni nawe ufite ibisubizo by'ibibazo bafite, izina ryawe rigakirwa hejuru kuko uri Imana. Ngaho bana natwe utugirire neza, tubashishe muri byose. Niko dusengeye uyu mwanya wose kugira ngo Data mwiza mwamoraho utuyobore muri wo. Umwuka wera abane natwe, umwuka wera atindane natwe kugira ngo izina ryawe rishime kuko uri Imana isumba byose. Tugirire neza muri byose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Sinzi niba wabibwiye nawe wamvuze, ariko sinzi niba wibwiye abakunzi bacu. Yego, njye wagira icyizere cyo kuyobora iki kiganiro. Nitwa Hatumimana Concorde. Imana ishimwe cyane. Yego. Turakwishimiye nawe kandi tubaye ikaze kubana natwe kuri Ndi Umukristo, no kuri Imana ikomeze kubana nawe cyane no kukugirira neza. Amen. Anje muranzi cyane kuri Ndi Umukristo, muranzi kuri Kokoro de Official ngiramo, muranzi kuri Gone Arc TV Plus, aho hose muratuzi turi abakunzi wanyu. Imana ikomeze kubana namwe cyane. Yanda ku bantu batubonye bwa mbere, amazina ni Pastor Labani Umusenzi. Yego. Nazwe ku mazina yo gusenga no kubangamira dayimoni. Yego. Imana igahabwa icyubahiro. Ariko Pastor nubwo navuze ngo ndaceceka, uvuze ako kubangamira dayimoni, wareka ukazabiha abakunzi bacu kindi gishite. Oya bitewe uko bigishyushye. Yego. Bitewe nuko bigishyushye.
uriya mwana w'umukobwa yaje bimeze bite? uriya mwana w'umukobwa yaje gusenga ari muzima cyangwa yandagiye umuntu agendana uburwayi. none se kare nubu urabona twatangiye amasengesho saa 12 tuyasoza mu masaha 4 nawe yararimo uko njyewe twarangije gusenga njya kuba nirambitse sibyo hanyuma numva umuntu rwose yatewe ati ndamwica ndamujyana niki yafashwa ate? uriya muntu yararimo twatangiranye yaje gusenga nk'uko abandi baza gusengana natwe dusoje kuko n'ubundi yumvaga ari uko bimeze atameze neza. yego ubwo rero abaransanze ngo musengere musengeyemo n'ibintu ari danje. yego mbona ibintu ni hatari ndapusa ngo mbite isengesho ngo bize isengesho ibimurimo bitangira kubangamirwa. yego niko rero kumva ziranduru ko kumva rura rusaku abirane ibyo twita amadayimoni abamuvugiramo ati turamwica twamutanzeho miliyoni twagiye muri Kongo tumuziza ko afite ubwenge urani dayimoni uba wimeninda cyangwa ubumena amabanga. yego ntabyumva ngize akagera kuri rwego rwo kumena amabanga angatwe basenga tuba turi mu nzira z'uko dayimoni ubwo atangiye kwimeninda akimena amabanga abari mu rwego rwo kuba yasohoka akava mu muntu. cyakora ego bive bikomeye ariko ndabikomeye kuruta ibyo twabonye nanone cyangwa se ibindi tuzabona. ngabakunzi banjye banzi ko no kubangamira paka nyiziritseho kabisa na n'ubu yoba byari byikomeje umva ni mwoto n'umuriro ku muriro atashye ari muzima. niko bimeze rero kandi buriya urebye ndangiye musengera uburyo bameze haraho yikubise hasi abatima bakabyara. ahubwo hari uwo mbonye wa munyamasengesho undi mwe muri gufatanya we yamuciriyeho ishati gutya ku bitugu. aho ukomena nanjye yenda nuko nahinduye imyenda nisuzumye neza aretse ko mbise nzamu uyu mwanya bitewe na gahunda twadufitanye ariko nanjye yamfashe mu mihogo. hariya buriya u Rwanda uri mu maso mu buryo bw'umwuka uri maso no mu buryo bw'umubiri kuko utabaye maso mu buryo bwombi yagutera n'ikintu mujisha akariko. ni nayo mpamvu ari ukubwira bari abagenzi bawe mufatanya gusenga rero mujye musengera nk'uyu mufite ubwenge ntabwo uraza ngo ugiye kumurambikaho Bibiliya n'undi yayishwanya ugasanga Bibiliya yawe igize ute urayihomye. ntabwo wapfa kuza kwisukira uriya ufashe telefone yayikubita gutyo ugasanga iramenetse. Simani ikomeze bambika imbaraga. gusa yenda tutarakomeza umwanya w'ijambo ry'Imana ko ari nacyo tugendereye no kusangiza abakonze bacu ijambo ry'Imana. Sandepa ko ijambo ry'Imana ryamamare buhanuzi buzasozwa ariko ijambo ry'Imana ko baryumvise niryo rizatubera umuyobora uzatuma tugera mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Yenda kuri karakantu muri aramara batasi guhangana na daimoni akazana Bibiliya ngo pomye izina rya Yesu ndagutegetse agatsendagira oya haraba barabongo ndabahuguye babya tumba tugendane hano uko mumonye uburyo afite amakari no ku Rwanda hano se ngombwa ngo uzanushireho Bibiliya yireke huko koresheje ijambo rikurimo byari ndi Yeremiya 33:3 ndagutabara Mariko 16:17 dore ibimenyetso bizagumana n'abizera nibi nuko niba mwike ducica ndacu kizabatwara basakandagira inzoka na sikropiya ukabusenga buranende kugugisha rero kuko harawarebye umuntu urikatiye yavuga tereka daru rugamba rwose rwanya rwose ndabandabwa ari barura kasujya hirya ikosi ryago ryatangiye ntaryo hariya ndakintu ukoresha ni ijambo rya ryatubwiye ngo niyo turamikiganza ku barwayi bazakira tuzirukana abadayimoni ugasengera mu ijambo naho uzanye Bibiliya kora wabyumvise kura wabibonye byageza nguramo n'isaha homeza telefone ngiririya watatangura itakaguruda telefone kanyiri hari u Rwanda mu mwuka no mu bwenge no mu mubiri ukaburi tayari ndetse hari nawe bishoboka yajya ku ngumi nawe ukajya ku ngumi cyane rwose po kuko na demoni zirukanwa n'ingi
ngore hariya yenda twabonaga ari ibintu turi dushobora gukora vuba vuba kandi Imana ikeshe, ariko urabona ko aritwaye atashe n'amaguru no kuri Imana ishimwe. aritwaye ariko urebye rwose uri umunyabwoba wavuga ngo hano nuko nyine. Sawa karagaciyemo numvise utajya mu ijambo ry'Imana tutakaganiyeho ugira ngo nyine rwa rugamba umbwira ukuntu warurwanye kandi ukaba warutsinze. Yenda wowe uri umugabo wo kubihamya wabibonye kandi si biriya bya mbere si nabyo bya nyuma, kuko turacyari mu ntambara. Turacyari mu ntambara, turacyahura na byinshi tugomba guhangana nabyo, ariko abana b'Imana bakabohoka, Imana igahabwa icyubahiro. Amen. Karibu n'ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Huko nuko turi n'abantu baba baravuze igihe kinini no gusenga igihe kinini. Umwanya dufasha ntabwo nakabaye nsohora nirijwe. Nukuri. Buriya niyo mpamvu inshuti z'Imana, ye mukobwa ye mudamu, ye mugabo ye musore nkurikira gusenga biravuna. Buriya nubona umuntu yasenze akaguma iminota 5, iminota 10, 15, ajya ubiha agaciro cyane. Ajya ubiha agaciro. Buriya ni mugoroba ndashaka utuzi dushyushye ingope. Hari urabona ko imbaraga z'umubiri n'iz'umwuka ziba zikora. Imana ishimwe cyane rero. Reka dumana tugiye gusanga mu gitabo cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli ni igice cya 22. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere, turasoma umurongo wa mbere tugeze 2, ndetse tusibuke tujye ku murongo wa 6 tujye ku murongo wa 9, ariko ni muri icyo gice. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Ku murongo wa mbere atubwiye ngo nuko Dawidi avayo arahunga arasukira mu buvumo bwa Adulamu. Bukeye bakuru be na bene wabo babyumvise baramanuka bamusangayo, kandi abari mu makuba bose n'abari mu imyenda bose n'abinubaga bose batiranira aho ari aba umutware wabo, nuko abari kumwe nawe bari abantu nga 400. Ku murongo wa 6, bukeye Sawuli yumva ko Dawidi yabonekanye nabo muri kumwe. Ubwo Sawuli yari yicaye i Gibeya munsi y'igiti cy'umunyinya i Rama yitwaje icumu, kandi abagaragu be bose bari bahagaze bamukikije. Nuko Sawuli abaza abagaragu be bahagaze bamukikije ati, yemwe mwaba Benyamini mwe, harya mwene Yesayi uwo azaha umuntu wese muri mwe imirima n'inzabibu? Kandi mwene se niko azabagira abatware, mwese niko azabagira abatware b'ibihumbi n'abatware b'amagana. Tujye ku murongo wa 9. Ariko Dowegi Umwedomu yari ahagaze aho mu bagaragu ba Sawuli, asubiza umwami ati, nabonye mwene Yesayi aza ino kwa Ahimeleki mwene Ahitu. Nuko Abimeleki amugishiriza Uwiteka inama, kandi amuha impamba, amuha n'ingota ya Goliyati Umufilisitiya. Mwakira ijambo ry'Imana. Ishimiye Imana. Bene data kandi inshuti z'Imana mudukurikiye muri hirya no hino, birashoboka ko ashobora kuri kunyumva uri mu kazi ufite agakuteri mu matwi, cyangwa kuri radio, cyangwa kuri TV, aho wawe mu rugo, cyangwa se kuri telefone. Mu buryo bwose wabikora kugira ngo ushobore kutwumviriza, ndagira ngo nguhereze indego y'iri jambo. Iravuga ngo ibiguhiga bizagira iherezo. Vuga ngo ibiguhiga bizagira iherezo. Ibimpiga bizagira iherezo. Yewe mukobwa, yewe mushiki wacu, yewe mwene data, yewe mugabo, yewe mudamu, ibiguhiga bizagira iherezo. Nk'uko tumaze gusoma ijambo ry'Imana, hano tumvise umugabo witwa Dawidi. Dawidi amaze guhabwa isezerano ry'uko azaba umwami, yari yinjiye mu ntambara. Buriya hari abantu bibwira ngo y'abantu bakijwe, y'abantu ari abakristo ntabwo bahura n'intambara, ahubwo nitwe duhura nazo. Kuko iyo twamaze gukizwa tuba twavuye mu murongo w'ibyo Satani ashaka. Satani rero ahita ahabana natwe, tukaba turi iburyo, we akaba ari ibumoso. Kandi icyo Satani akora ni uko aba ashaka kudusubiza mu mwanya we no mu murongo we.
niyo mpamvu abantu benshi bamaze gukizwa cyangwa se umuntu wawe isezerano niba warawe isezerano menya ngo intambara ibigeragezo bizaba bihari cyakora tukiringira ijambo ry'Imana ritubwira hariya muri Zaburi ngo nubwo amakuba n'ibyago n'ibigeragezo ari byinshi ku mukiranutsi ngo Uwiteka muramira muri ibyo byose. Witinya rero yewe mushiki wanjye witinya. Buriya hari igihe intambara zisukiranya zikaba nyinshi zisukiranya ugasanga zagutangatanze hepfo haraguru hirya hino, wakemura ikibazo kimwe hakaza bibiri, wakemura bibiri hakaza bine. Ariko muri ibyo byose ndaguha amakuru ni uko uri mu ntambara, kandi amaherezo y'intambara ni uko intambara zigomba kurangira Imana yacu ikihesha icyubahiro. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Inshuti z'Imana kandi inshuti za Yesu, uyu Dawidi amaze guhabwa isezerano yinjiye mu rugamba. Umugabo witwa Sawuli yari umwami, aratangira aramurwanya, amugabaho ibitero. Aho yumvishe ngo arahari akagaba ibitero, yumvishe ngo yanyuze akacisha abantu ngo bamukurikire. Ariko Dawidi aba mu ntambara. Uko Dawidi aba yarahunga arasushira mu buvumo bwa Adulamu. Vuga ngo Adulamu. Bukeye bakuru be na bene wabo babyumvise baramukurikira bamusangayo. Bone ikimenyetso kizakwereka kuri hamwe n'Imana nuko nawe wahongiye Imana itegeka abantu bujya kokuru. Hari ukuntu Imana ibikora ku buntu bwacu. Kavuga ngo ugira ngo uriya muntu ataba yenyine, reka musangishe y'abamuhumuriza. Dawidi yari inyeshyamba kandi yarahawe isezerano ryo kuba umwami. Uranagira ngo nibwire abantu ngo dutize amatwi, icyo uzaba cyo ndaho kijya, icyo uzaba cyo ndaho kizakangwa n'imvura nyinshi, icyo uzaba cyo ntabwo kizakangwa n'inzara iri kukurya uyu munsi, icyo uzaba cyo ntabwo kizakurwaho n'amagambo bari kukuvuga muri iyi minsi, icyo uzaba cyo ntabwo kizakurwaho n'iyo ndwara yagukomeranye. Vuga ngo icyo nzaba cyo ndaho kizajya, icyo nzaba cyo ntaho kizajya. Mana ntabwo icyo Dawidi rero ngo yibereye hirya iyo yahungiye. Ndawundi yari yahunze Sawuli n'ingabo ze. Ngece kuri bene wabo bamusangayo, yasanzwe n'ibyiciro bibiri. Bene wabo bamusangayo, ariko uretse na bene wabo hari ikindi cyiciro cya kabiri cyamusanze ngo ni abantu bari barimo imyenda. Ni abantu bari barimo imyenda. Yandi ishobora kuba ari imyenda y'igihugu, ishobora kuba ari imyenda y'abantu bakomeye, ishobora kuba ari imyenda y'amabanki. Bumvise ko Dawidi yahunze bamusangayo. Ngo bamaze kumusangayo, Bibiliya avuga ngo bari abantu 400. Abo 400 rero nibo Dawidi yakuyemo ingabo zigomba kuba escort, nibo Dawidi yakuyemo ingabo zigomba kumuba hafi atere n'ingi nzahari. Ura rero kukorodi namwe abaduteze amatwi abakomeye bava kuri. Nokabona umunesha yari muri ofisi webwire ngo yarahubutsagwamo. Oya, yari we n'inzara yo kwishuri. Arya akawunga ko kwishuri. Kwishuri baramunyuzura bamututura ikibuno yakoze amakosa. Araradasinziriye ryari kosi. Mana ntihabwe icyubahiro. Nokabona umuntu yicaye umose mu bisubizo ngo yebwire ngo yararyamye biraza. Hari inzira byaciyemo, hari aho byanyuze, hari kwasi yanyuzemo. Yakangaruke kuri Dawidi arakobetana mwabo 400 nimwe yakuye abagabo arabatereninga bati mwebwe muzajya muramba hafi bitewe n'ibihe bibi. Kuyu murongo wa 6 ari kugenda inzara yamuhitanye ngo anyura ahantu hari umutambyi witwa Abimeleki. Dongo yanyuse mu batambye, ndabwo ari Abimeleki gusa, hari n'abandi benshi. Ariko hanyura inzara iri kumurya, ariko nanone hanyura shaka Imana. Ngarabanze yegera umutambyi yabwiye ngo nyabona wangeshiriza Uwiteka inama kwamba n'ibintu bikomeye. Imana yambwiye gutya,
ariko ndi kunyuramo izi nzira ziteye ubwoba. Ejo bundi bambushije icumu, umwambi warumbitanye unguyemo ibihaha, none wangishiriza Uwiteka inama ko mbona ibintu bikomeye. Nshuti yanjye kandi nshuti ya Yesu, ndagira ngo ubwire ni hari igihe ugeragezwa ukumva imbaraga zo gusenga zabuze, kandi gusenga ni ukuganira n'Imana. Gusenga ni ukuganira n'Imana, gusenga ni ukwegera Imana. Iyo dusenze Imana ibana natwe, iyo dusenze Imana iraduhumuriza. Wagera mu bigeragezo ho umwanya wo kugira ngo bikongere imbaraga wo kugacika indege, ugacika imbaraga. Dawidi ndahandi yabonye yakura ubutabazi, yagiye kugisha Uwiteka inama, ahura n'umutambyi amugishiriza Uwiteka inama, aramubwira ati humura nubwo bikomeye ariko bizagira iherezo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Buri ni gutya Imana ivuga, iravuga ngo birakomeye birahari ariko humura bizagira iherezo. Nanjye mu ndego nakubwiye ngo ibyo bikwirukaho, ibyo biguteye ubwoba bizagira iherezo. Hari igideni guteye ubwoba, hari igideni guteye ubwoba, ukaba uri kure udasinziye, uri kuryamira urubavu, ukubama, ukicara, ariko ndaguha amakuru bizagira iherezo. Bagusohoye mu nzu bizagira iherezo, bakurukanye ku kazi bizagira iherezo, bakwanze mu miryango bizagira iherezo. Dawidi amaze kumugishiriza Uwiteka inama, ariko abwira abatambyi ati ariko n'inzara iri kundya, kandi nabonye imitsima hariya, yari imitsima iri kwitegurwa kuzamurikwa ku ruhimbi cyangwa se ku gicaniro. Dawidi arayifata yereraho, n'abagaragu be baryaho. Ariko uwa Mose Dawidi ngabasaba n'ingota ya Goliyati, kuko yarebetse hafi aho, abasaba n'imyambaro ya Goliyati yaratsinze ku rugamba. Arikomereza, Sawuli abarabimenye. Sawuli amaze kubimenya aba yahakandagiye. Amaze kuhagera yavuga ngo nabimenye, mwene Yesayi yanyuze hano. Kubera iki mwene Yesayi yanyuze hano mukamuha ko byo kurya ndetse mukanamusengera mukamubwira ibizabesho? Kubera iki mwabikoze? Hagati aho umutambyi bari amufashe ishingo, n'abandi bakorana ku gicaniro bari bafashe ishingo bagira ngo bisobanure. Sawuli abamereye nabi, abambere atangira kubeca. Bibiliya avuga ngo hari akagabo kitwa Dowegi. Reka nze musome hano ku murongo wa 9. Ngariko Dowegi umwedomu yari ahagaze aho mu bagaragu ba Sawuli, asubiza umwami ati nabonye mwene Yesayi aza intobo kwa Abimeleki mwene Abitubu, ngo nuko amugishiriza Uwiteka inama. Bana y'Imana kandi nshuti z'Imana, uyu mugabo witwa Dowegi, Imana imukurinde, Imana imukurinde, azikuregana ndagumuguta. Imana imukurinde. Mu kazi hari abantu barekana. Ingorane mufite mu kazi mwebwe mukora, ingorane mufite mu bucuruzi ni ba Dowegi. Abo batanga amakuru ya buri kamwe kose, kandi njewe ugaragara imbere yanyu kuri screen yawe ndi umupasiteri, ariko buriya ibyo umuntu akora ni nabyo akiranukiramo cyangwa ni nabyo acumuriramo. Yego, kuko ntabwo nzacumuzwa no kuba minisitiri ngo nariye ruswa ndahumburiye nazo, ariko nzanacumuzwa n'ibyo mu gipasiteri, mu gishumba. Sinzabure benje umusa. Ba Dowegi rero, ba Dowegi Imana ibabarinde. Ngo nuko Dowegi aretombokoza ngo nyamuneka afande, koko mwene Yesayi yanyuze hano, kandi amaze kuhanyura Abimeleki yamusengera muhanurira, yamubwiye ngo mva azanaba umwami kandi ntabwo uzamushobora. Sawuli ati koko niko bimeze? Bibiliya avuga ngo ncungushe uburyo umwete. Bibiliya iravuga ngo abatambyi bose barapfuye, abatambyi barabishe. Sawuli yabicishije ingota,
ahereye kuri bimere bose arabica uwo munsi, yica abatambyi benshi, abakozi Imana benshi, abaziza Dawidi, abaziza Dawidi. Nawe hari ingabo zizapfa zikuzira kugira ngo zirinde icyo uzaba cyo, baba mu ruhande rwawe, baba ndani icyo mupfa, ariko bakabica babaziza wowe icyo uzaba cyo kugira ngo Imana ikurinde. Uriya Kokorode namwe wadukurikira, kugira ku nzozi zawe bihitana ibintu byinshi cyane. Kugera ku nzozi zawe, kugera ku Imana yakuvuze, kugera ku Imana yakubwiye, rimwe na rimwe abana barahazaharira kandi ari abawe, yego, bakabura akawunga, umwe yagiye ku ishuri wayatanze ku ishuri. Rimwe na rimwe hari abantu baza mu ruhande rwawe bakaba banabizira, ariko abo bantu bagapfa kugira ngo Imana irinde icyo yavuganye na bariya abantu. Ntacyo bari bapfa na Dawidi, ariko kuko bagiriye neza Dawidi uri w'isezerano, Dawidi uri kurwana nuko inzozi ze zizasohora. Nawe hari inzozi urwana nazo, humura. Izo nzitano uri kunyuramo, ayo makuba uri kunyuramo, ibyo byago uri kunyuramo, ibyo bitobwa uri kunyuramo, nyine ibyo nabyo biri mu mugambi w'Imana. Bari ukubona bapfuye, ibyo nabyo biri mu gisha, no kugira ngo Imana ikuyobore, ikugeze ku cyo yagambiriye kuzaba cyo. Haleluya, amen. Mana ishimwe cyane. Ngo hacika umwe mu batambyi rero, ngana ku musozo, haceka umwe mu batambyi kuyo murongo wa 22 uko atubwira, atubwira ngo gumana nanjye, humura, koko ohego ubugingo bwanjye, ari we uhiga n'ubwawe, nubana nanjye ntacyo uzaba. Iri jambo ryavuzwe na Dawidi, aribyo uruwari wacitse ku icumu rya Sawuli, amuhongeraho. Dawidi amubonye aramwegera, amuhobera ati humura, ndabese mwapfere njye muzira, nawe ucitse ku icumu, ucitse ku ingota ya Sawuli. Humura rero, ubwo ugeze mu cyanya cyanjye, ukaba ugeze mu bwatsi bwanjye, humura ntacyo uzaba, kuko nabimenye uhiga ubugingo bwanjye n'uhiga n'ubwawe, ariko nubana nanjye. Haleluya, amen. Nubana nanjye ntacyo uzaba. Nshuti z'Imana, Imana iguhe abo muhagararana. Hari abantu uhagararana nabo kumva ko ntacyo uzaba. Kokorode, namwe abaduteze amatwi, Imana ibaha abanyamugisha. Nukuri Ndangize nsoza ibi byuma mvugiraho, sinje nubwo nanjye ari mu kuboko kwanjye, ariko ni amaboko menshi. Hari abantu babigizemo uruhare ngo njye ndamusivuga butumwa, yamye abadamu, yamye abagabo, yamye abasore, ndabashimiye ku mugaragaro, ndabashimiye kandi nzahora mbashimira. Namaze imyaka sengera kamera, sengera ibyuma ngo njye ndambutse ijambo ry'Imana kuri ndi umukristo hafi ya kenshi. Ye mudamu, ndagushimira, Imana yagukoresheje. Ye mugabo, Imana yagukoresha. Sengera ndago muzakena ngo uko mwasapotenze umurimo w'Imana kuri n'abandi, Imana ikibagirira neza. Uriya mugabo wari uhunze amaze kugera kuri Dawidi, yavuze ngo humura, nabimenye umbiga niwo guhiga, bayo twibanire. Haleluya, bayo twibanire, kuko ntacyo nzaba ndi w'isezerano. Ubwo Imana indinze, nawe izakurindana nanjye, kuko uguhiga niwo wari kumbiga. Ntacyo uzaba nugumana nanjye. Ukeneye abantu bakubwira neza, bikomeye, ukeneye abantu baguhumuriza. Ufite ideni rya, ukeneye abantu bati humura, Imana nubwo ntacyo tubikozeho, ariko Imana izabikora. Imana yago n'abagira icyo babikoraho, Imana ikesha icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Uriya muntu wari uhunze yarakeneye Dawidi umuhumuriza. Nawe ukeneye abaguhumuriza, ukeneye abakubwira ngo komera, ukeneye abakwereka Imana ati humura. Ubwo bimeze gutya, Imana ikabiri mu ruhande rwacu, umubisha ndawe. Ndasoje, nimwakire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Uguhiga nanjye niwe umpiga, humura twibanire.
ngo nugumana nanjye ntacyo uzaba. Yego Imana ishimwe. Pastor, reka tugane ku musozo. Ariko nanjye shimira abantu babigizemo uruhare kugira ngo ibi bikoresho turi gukoresha n'ibyawe kugira ngo biboneke. Nokuri. Kandi n'ibitaraza ni bikeya. Murabona nda mikrofone ariko nazo ikora bino izakora n'ibindi. Ziri mu nzira haracabura utuntu twinshi ariko twizeye Imana. Oya haracabura duke. Ariko bura duke. Kuko kwisi hari ibirindi. Hari bundi kokorote. Bundi vision yanjye ni nuza ni TV. Yego. Vision yanjye ni TV. Yenda nzahita gusenga, nzahita mu gusenga. Haleluya. Ahandi winjira rwose bigahita. Kabisa. Ntacyo, reka dushimire abagize uruhare kw'ibi ngibi. Ibiri kubura nabyo ni bike, urebye ni mikrofone. Ibindi bizaza ni ibya studio, byo ni ibya kera. Reka tube dukoze ibi ngibi bituma twicara ikiganiro tukakibagezaho. Yego. Imana ishimwe. Reka dusoze n'isengesho n'ubundi. Reka dusenye Imana, ariko hari abatumvise bwa mbere mwadushaka kuri nimero 0788 iboneka no kuri WhatsApp. Kandi nongere nibwira abakonsi bacu, hari igihe umpamagara ndumbone ndi mu izindi gaza zo gusenga ngo wowe kuko umugabo ko bihamye. Tekereza uhamagaye na kiriya gihe cyose twaturemo dusenga. Nagufata gute? Oya. Urandebye abantu hano bamamagaye ninga abantu bagire muri 80. Kuri uriya mwanya. Ubwo rero igihe tubibone turaguhamagara, kandi none mbaye gahunda. Kumpamagara ni kuwa mbere. Kuwa gatatu no kuwa gatanu. Ayo masaha uzajya ufite amahirwe yo kuba nagufata cyangwa wambatisha, tukaganira tukasengana, Imana igahabwa icyubahiro. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, ugira neza bugacya bukira. Senye bene data natangiye mbasengera, babandi data, babandi ndavuza amazina Kristo mwiza, ariko ubaza amazina abo ndabingingiye mu izina ryawe ryera. Babandi bakeneye urubyaro, babandi bakeneye kuva mu gihugu bajya mu kindi, babandi bakeneye ibyangombwa, babandi bakeneye kubaka, babandi data bagomba gukira indwara, babandi data batwasenze mwamudukunda bari mu byiciro bitandukanye, babandi bakeneye amazu, babandi haleluya lefodo ta de grene, babandi Kristo myiza urabazi kuruta uko mbazi, ariko ubahembure neza n'imbabazi zawe, bikora imirimo kuri bo, bica wiyubahishe kuko uri Imana y'imbaraga. Ngatugire neza muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen.